turabasuhuje bene data bavandimwe inshuti zacu muri hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi. Tubahaye ikaze muri ikiganiro kandi turabasuhuje, turabahobeye cyane, turabakunze, turabishimiye, tubafitiye urukundo. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Muratuzi, si ngombwa ko twongera kwivuga, gusa hano muri ni kuri Ajabu&Diane official, aho mumenyereye aho mumaze kumenyera ko mujya muhakura ijambo ry'Imana, ubuhamya, ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana. Imana ibaha umugisha. Turabihanganisha rero abatameze neza bari hirya no hino badukurikiye, mukomere, tubabwira ngo Imana yo mu ijuru igira neza, Imana yo mu ijuru ishobora byose, Imana dusenga ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Twebwe mureba hano turabagabo bo kubihamya kuko tubonye Imana mu buryo bwinshi, haba mu buzima bwacu tukiri abasore n'inkumi. Buri wese afite ibyo yavuga. Igihe kizagera buri wese ajya atanga ubuhamya bwe, urugendo rwe rwa gisore ku giti cye. Avuga ibyo yanyuzemo ku giti cye, avuga ibyo yahuye nabyo, ibyamubereye byiza, ibitaramubereye byiza. Muri make turashaka kuzabasangiza ubuhamya bw'imirimo y'Imana. Hanyuma mu gihe rero tugitanga ubuhamya, tukibaha ibiganiro binyuze mu ijambo ry'Imana cyangwa se dufatanije, twizeye yuko muzakomeza kujya mufashwa kandi Imana izajya ikomeza gukora imirimo n'ibitangaza muri twebwe. Rero turabihanganishije abakobwa aho muri Imana ibagire neza, abasore namwe aho muri Imana ibagire neza, abapapa n'abamama Imana ibagire neza, abana bato mwese mugubwe neza mu Mwami Yesu, abarwaye tubasabiye gukira mu izina rya Yesu, abashomeri tubasabiye akazi mu izina rya Yesu, abambaye ubusa tubasabiye ngo Imana ibibuke ibambike mu izina rya Yesu, abari mu bitaro Imana ihabakure, musubire mu mago yanyu, mu miryango yanyu mu izina rya Yesu, abashavuye, abarira, barizwa n'ibibazo bitandukanye, yaba ari ibibazo bikomoka mu miryango yanyu, yaba ari ibibazo bikomoka mu bantu mukorana mu kazi, yaba ari ibibazo bikomoka mu nshuti zanyu nabyo bijya bibaho, yaba ari ibibazo bikomoka hirya no hino. Muri buno buzima duca muri byinshi, ariko aho ikibazo waba unyuramo cyaba gikomoka aho ariho hose, tugusabiye amahoro y'Imana, tugusabiye umugisha w'Imana, Imana ikugirire neza kandi ikwibuke. Haleluya. Amen. Uyu munsi rero turashaka kuganira namwe kuri topic ivuga ngo icyo umuntu abibye nicyo asarura. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Ni ijambo riri mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7. Havuga gute sheri? Haravuga ngo Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7. Yego. Imana ntizuru. Kuko ibyo umuntu abibye ibyo azasarura. Yego. Ubibye umubiri we, muri uwo mubiri azasarura. Ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Haleluya. Oya, naho turi buganireho. Ngo ntimuyobe, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Ndashaka kubanza dusobanukirwe kuyoba byo birumvikana. Ntimuyobe, iyo ni warning, ni icyitonderwa, ni ijambo ryihanangiriza ngo ntimuyobe. Sibyo? Ni nkuko wahura n'icyapa mu nzira kikubwira ngo ntibyemewe kunyura. Nta kinyabiziga cyemerewe guca ahangaha, nta matungo yemerewe guca ahangaha, nta munyamaguru wemerewe guca ahangaha. So icyo kiba ari ikimenyetso kikubuza gukora ikintu, kandi icyo kintu iyo kibujijwe ukagikora ubona ibihano. Uba ukoze icyaha, uba ukoze ikosa, uba wishe amategeko, hanyuma ingaruka zayo urazibona. Niba ari mbi bakagufatira muri iryo kosa urarihanirwa, kandi iyo wamaze kugwa mu ikosa uretse gusaba imbabazi nta kindi wakora. None iri jambo riravuze ngo ntimuyobe, niko uyu murongo wa 7 utangira. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Kunegurizwa izuru ni iki sheri? Kunegurizwa izuru ni iki?
kunegurizwa izuru ni iki? ubundi kunegurizwa izuru, ubundi kunegura ni ikintu, ni ikinyarwanda abantu bazi. Ushobora kunegura umuntu mu buryo bw'ijambo, ukamunegura ukoresheje amagambo, ariko hari n'ukuntu ushobora kunegura umuntu ukoresheje signs. Urugero, ushobora kunegura umuntu ukoresheje umunwa. Ni ibintu bisanzwe, ushobora kugira gutya ngo icyo gihe umuntu amenya ko umuneguye kandi utavuze. Ukabura muneguye. Icyo gihe unegurishije umuntu. No, ushobora no kunegurisha umuntu izuru. Wenda ugize gutyo. Kandi gutya, kunegurisha izuru gutya bikunda kujyana n'agasuzuguro. N'agasuzuguro ngira ngo ni nk'ibintu binuka. Muri make Imana ntisuzugurwa. Wow. Ikivuze, ikitegetse, ikikoze cyose kiba ari ukuri. Kiba ari cyiza, kiba ari ukuri. Kiba gishimishije, kiba kiri perfect. Kiba kiri perfect. Mu yandi magambo ntacyo, icyo kintu Imana iba yakoze ntacyo kiburaho, nta nyongera gikeneye, nta nyongera gikeneye kugira ngo kirusheho kuba cyiza. Cyo kiruzuye, ntacyo Imana yigeze ibura kuri icyo kintu ngo kibe cyuzuye. Yaracyujuje mu buryo buri perfect. Yes. Wow. None ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Bene data, hari ubuyobe bwinshi buri hano hanze. Abantu barayoba mu buryo butandukanye, barica amategeko y'Imana mu buryo butandukanye, baragomera Imana mu buryo butandukanye, kuko twavuze ko cyari cyitonderwa. Imana yatanze amabwiriza, itanga umurongo ngenderwaho, itanga icyerekezo cy'urugendo rw'umukristo. Hanyuma hakaba harimo ikibazo noneho cyo kwibaza ngo mbese abahawe amabwiriza n'amategeko babasha kuyakurikiza? Ntekereza yuko impamvu Imana yemeye ko uyu murongo wandikwa, cyangwa se impamvu Paulo yanditse uyu murongo, muri experience yiwe yari yamaze kubona yuko mu itorero ry'Imana, mu bitwa abakristo, mu bitwa abana b'Imana, mu bitwa babandi bazi Imana, haba harimo kugomera Imana. Haba harimo bamwe bafite ukuntu bica amabwiriza y'Imana, bakagira ukuntu bica amategeko y'Imana, bakagomera Imana. Noneho araza aravuga abandi bakayagoreka. Urakoze cyane. Kuyagoreka ko kantu wakavugaho. Waruvuze kwica amategeko y'Imana, ni ukuyica ukayakandagira. Mu yandi magambo ni nko kuyasiribanga ugasa nkaho atariho, cyangwa atagomba kubaho aya mategeko, utanayakurikije nta kibazo. Ariko kuyagoreka ni ugufata ya mategeko ntuyakureho, ariko ukayasiga irindi bara, ukayasigiriza nyine, ukayagoreka. Niba yari umweru ukayagira umutuku. Yes, nyine ugasa nkaho ntaveho, ariko nanone ntaba ariyo nyayo. Muri make urayapirata. Pirata ko kantu. Nuko ya pirata. Ubwo nukuzana itegeko niba rivuga ngo ntukesambane. Ugahita wowe uvuga ngo, ukahita uvuga, wenda tuvuge n'urugero, baba tuvuga ati wenda itegeko riravuga ngo ntugasambane. Ariko wowe ukabihindura ukavuga ngo gusambana si icyaha. Urumva, mu gihe waguye muri icyo cyaha ari accident. Nyine utagiteganyije, ukakigwamo nyine ari accident. Ntabwo kiba ari icyaha. Ukabibatiza gutyo. Ukabibatiza. Kandi Imana yavuze ngo, itegeko ryavuze ngo ntugasambane. Waba wabiguyemo par accident, waba wabiteguye, byose ni icyaha. Wamaze ukimara gukora icyo cyaha uba umaze kwica itegeko. Wow, nibyo. Ibyo uvuga nibyo. Ni ukuvuga ngo kugoreka amabwiriza y'Imana, kugoreka umurongo ngenderwaho w'Imana, kugoreka ibyanditswe by'Imana n'amategeko y'Imana,
ni ugufata icyo Imana yagennye kigomba gukorwa ukaza ukakigoreka ugashaka koroshyamo kugira ngo ujye ukora ibyo wishakiye, ariko warangiza ugahindukira ukavuga ngo Imana nayo irabizi ko nanjye ndi umuntu, Imana irabizi yuko nambaye umubiri, Imana irabizi yuko bishoboka rwose, nayo yari ibizi. Urumva, ugatangira ukihesha amahoro kugira ngo mu by'ukuri ukomeze wumva unezerewe, nyamara ku Mana bamaze gucumura. Wow. Rero abakristo dukwiriye kwirinda cyane kugira ngo tudahemukira Imana, kugira ngo tutababaza Imana, kuko Imana irababara iyo ibonye umwana wayo akora ibibi. Hari agatekerezo kamwe k'umuntu, niba naragasomye mu gitabo sinibuka neza, ariko banza ari mu gitabo nagasomye. Ni agatekerezo k'umuntu yaguze ingurube. Yaguze akagurube gatoya, bakita akabwana. Yaguze akagurube. Noneho akagurube kari keza, gasa n'umweru, gafite ubwoya bwiza, gafite ubwoya bw'umweru ku buryo umuntu wese yarakarebaga akarangara. Noneho akajyana aho ashaka. Kwa kundi abantu bakunda imbwa bajya bagira ibibwa bibyibushye, akajya agendana nacyo. Noneho uwo muntu yari umugabo, akajya agendana n'ingurube ye, kari akabwana, karakura, akajya agaha ibyo kurya, kakamera neza. Arangije yakavana mu rugo cyangwa se yamara kukuhagira, akajya kuhagira, kagaca kakamera neza, agahita ajyana nako. Karenga igipangu, kagera hirya kakahura n'ibiziba, kagahita kivurugutamo. Kandi yari amaze kukoza, kasaga neza, arumva atewe ishema n'ukuntu kameze, kagahita kajya mu biziba. Akababara cyane, batariko aka kantu kaba kandusha gusa, ntabwo kaba kabona yuko iyo katagiye mu biziba aribwo kaba gasa neza. Nuko birakomeza, igihe kiza kugera, ariko iyo mikoro banza utari kuyivugiraho. ndayivugira. Noneho biza gukomeza, abona biramurambiye, atangira kwibaza, ni iki nshobora gukorera iyi ngurube kugira ngo nizajya ihura n'ibiziba ntizongere kubijyamo? Ni iki nazakorera iyi ngurube kugira ngo mu gihe nayuhagiye, nayisize umuti yayisigaga ubwoya bwayo bugashashagirana, akibaza ngo mbese ni iki nakorera iyi ngurube ko nyikunda, nashaka kuzayitakaza, ariko ikabihora imbabaza kubera kwivuruguta mu byondo nayuhagiye. Aza kwigira inama, yigira inama, ajya ku badogiteri, arababaza icyo yakora. Bamugira inama yuko akwiriye kuzafata iyi ngurube, akayijyana, bakayikora operation, bakayibaga, bakayikuramo umutima wayo, bagashyiramo umutima w'intama. Bakuremo umutima w'ingurube, bayishyiremo umutima w'intama. Arangije arayitwara, ingurube bayishyira ku gitanda, niba ari igitanda, barayibaga, bayikora operation, bayikuramo umutima, bashyiramo umutima w'ingurube, umutima w'intama. Bayikuramo umutima w'ingurube, bayishyiramo umutima w'intama. Noneho arayitwara. Sajare bakoreye iyi ngurube yabaye amateka, kuko kuva aho ngaho ku gitanda, aho ngaho bayibagiye, kugera mu rugo, bagiye bahura n'ibiziba, bagahura n'ibiki byose. Ingurube noneho ikajya, ubundi mbere yacaga ku biziba, igahita yigaraguramo. Noneho kuri inshuro bamaze kwishyiramo umutima w'intama, ikajya ica ku ruhande, yabona ibiziba ikasimbuka ngo mu izina rya Yesu. Urumva, ikajya yagera ku biziba ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, igasimbuka, igakomeza, igahura n'ibindi biziba, mu izina rya Yesu, igakomeza isimbuka gutya. Nyirayo arishima, bati mbega ingurube yanjye. Burya inyuma imeze nk'ingurube,
ariko burya imbere ni intama. Kwa kundi intama idakunda imyanda, kwa kundi idashobora kwigaragura mu byondo, kundi igenda yitonze, iyi ngurube itangira kugira imico y'intama kandi ari ingurube inyuma. Impamvu iki gitekerezo cyinjemo ni ikihe? Ni ibyo twari turi kuvuga byo kwica amategeko y'Imana n'amabwiriza y'Imana, kandi turabarokore, turabakristo. Ugasanga umuntu n'umuririmbyi, ntibimubuze gusambana, ntibimubuze kwiba, ntibimubuze kwica, ntibimubuze kugambana, ntibimubuze kwangana, ntibimubuze kuba umunyamagambo, ntibimubuze kugira gute. Si umuririmbyi gusa, n'abakozi b'Imana mu nzira zitandukanye. Ugasanga mu by'ukuri umuntu ni umupagani hanze y'urusengero, ariko yagera mu rusengero akaba umurokore. Impamvu ibyo bibaho rero, ntekereza yuko biterwa n'uko umuntu aba yitwikiriye umwambaro wo kuba umukristo, yitwikiriye umwambaro w'intama, kandi imbere afite umutima nk'uw'ingurube. Ni urugero mbivuze gutyo ngendeye ku rugero kuri cya gitekerezo nari maze kuvuga. Mu yandi magambo, abakristo dukwiriye kuba abana b'Imana imbere n'inyuma, mu mico, mu myambarire, mu mivugire, mu mitekerereze, mu byo dukora byose, tuba abana b'Imana. Ibyo bintu urabyumva ute? Nanjye ukuntu mbyumva, iyo ntama mbere cyangwa se iyo ngurube mbere yasaga nk'umweru, uko kwera inyuma nibyo byatumaga na shebuja ayoza, kugira ngo wa mwambaro ukomeze wera, rwa ruhu rwa rukomeze rusa neza. Uko kwera kw'inyuma kw'iyo ngurube ntago byatumye, ntago byayihesheje amahirwe yo kutigaragura mu biziba. Kuko yeraga inyuma. Mu yandi magambo, kwera kw'inyuma ntago ari byo bigaragaza ubukristo. Ntago umuntu ashobora kuba agenda ameze gutya atanyeganyega, yaba ari mu bantu ukabona nta magambo menshi agira, uvuga turiya muntu aritonda, uriya muntu ni umukristo, uriya muntu arakijijwe, uyu muntu agenda yitonze, nta muntu abangamira, nta muntu abogamira, nta mahane, mbese aritonze. Mu yandi magambo, nabijyanye n'uko kwera kw'iyo ngurube, ukuntu yeraga inyuma. Ariko uko kuntu ureba uwo muntu, iyo umureba mu bandi, ariko aho yiherereye, iyo avuye hahandi murimo muramureba asa neza, byashoboka ko uwo muntu agenda akaba yagwa mu cyaha, akajya muri bya biziba, agakora icyaha. Rero twitondere, nubwo bwose biri bivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, wenda uba babashe kubona imbuto, iyo ngiyo igaragara nk'umweru, umuntu uvuga neza, utapfa kubona atongana. Ariko ibyo ntago bihagije. Ureba imbere ni Kristo wenyine, ari we wa mugabo, niba ari umugabo wa sebuja rya tungo, niwe uzi neza aho igera ikigaragura, ariko abandi ntibapfe kubimenya, ntibabimenya kuko ahita yiruka akayoza, ntibabibona. Rero nyiri uwo muntu, nyiri iryo tungo, nyiri uwo muntu ari we Kristo, niwe ureba mu mutima imbere mu muntu. Rero dukwiye kwera imbere kurusha kwera inyuma, kuko Kristo ntareba inyuma, areba imbere. Ariyo mpamvu uwo muntu yajyaga ahora yibaza, si koko nakora iki ingurube yanjye ikajya imenya ko nayogeje igatuza. Bamurangira kuyikorera sajari, agashyiramo umutima w'intama. Icyo gihe niba ubona wera inyuma, imbere bikaba byaranze, sanga Kristo, umwakire, umwizere, agukorere sajari, agushyire mu mutima nk'uwashaka. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Ibyo uvuze nibyo 100%. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kwibanda mbere na mbere ku muntu w'imbere kurusha umuntu w'inyuma.
kuko iyo umuntu w'imbere yabaye mwiza influencing uw'inyuma, ariko iyo witaye ku w'inyuma nta bushobozi aba afite bwo influencinga umuntu w'imbere. Niyo handi usanga abantu twibanda inyuma bigasoza dupfuye tukarimbuka, bigasoza tunejeje umuntu ariko ntitunezeze Imana, bigasoza tunejeje abantu kuko ariyo bareba inyuma, ariko Imana itatunezererewe, itatwishimiye. Ariko iyo wibanze ku muntu w'imbere ukamuha ibyo akwiriye byose, ukamugaburira ibikwiriye, akarya agahaga, akumva aguwe neza, uwo muntu w'imbere agira influence cyangwa se agira araza akagira imbaraga kurusha umuntu w'inyuma, yarangiza akaba ari utegeka uw'inyuma. Noneho ugasanga umuntu ari kwera imbuto atikoresheje, agakora ibyiza atikoresheje, arafasha abantu atikoresheje, aragira neza abantu adateganije ko nabo bari buze kumwitura, bari bumwishyure. Ukagira neza umuntu udategereje ko azakwishura. Yes, ndumva ari ibyo. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma rero uyu murongo nturasoza ngo Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Kanitabe gato.